Okay, ladies and gentlemen, turabashimira mwebwe mwahisemo gukora subscribe kuri channel yacu ya YouTube ariyo KALIMA TV. Niba nawe utarakora subscribe, please subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ama updates menshi tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mwibutsa ko ugomba no gukanda kuri ako kamenyetso kw'inzogera kugira ngo buri uko dushyizeho inkuru ujye ubasha kuyibona mu ba mbere. Nkuko mubibona rero imbere ya kamera, murahabona umusore mwiza cyane, ni Bogari, twamutumiye kugira ngo tugende tuganira nawe ibintu byinshi, dusharinga ama experience menshi yagiye ahura nayo ndetse n'ibindi byinshi turi bugende tumumenyaho. Munyemere rero muhikaze atangira twibwira ibindi turabikomeza. Okay, nitwanirenganya Christian, abandi umuturage wo mu Rwanda, vuka mu Rwanda, sokuruza byanjye ni ibinyarwanda. Nkabamba mu mujyi wa Kigali mu mudugudu wa Nyakariba. Say Christian, iyi introduction yawe ko numva idahagije. None se wararona ko nanjye gukoresha ikinyarwanda wararongoye ufite umugore? Ntabwo ndarongora. Wateye inda gusa be yabihagije. Noneho mfite na mugenzi wanjye hano yatangira bibwira w'umunyamakuru turi bufatanye kukubaza, nawe reka atangira kwibwira n'abadukurikiye nabo bamumenye. Ya Christian, komera. Ya ninje muri studio nsanga mwatangiye ikiganiro. Umeze tese? Yawa nimeze fresh kabisa. Aha, mugenza nyamavuga ngo ntabwo ngo watanze noza yawe neza. Akenshi tumenyeye ko umuntu bati nitwa runaka, mfite imyaka iyi ndi ingaragu cyangwa se narashatse, hanyuma tukata tubona naho duhera tumubaza. Okay. Ariko wowe ntabwo wabitubwiye. Imyaka rero ntavuze. Watubwiye ko ufite ingahe? 24. 24. Christian, uri umusore cyangwa uri umupapa? Ndi ingaragu. Uri ingaragu. Waduha ubusobanuro bw'ijambo ingaragu? Ingaragu n'umuntu utagira umudamu cyangwa yitwa umupapa. Niko mbyumva. Hari akantu uvuze uravuze ngo ingaragu, numva usa nkaho ugiye gucegera ko nanzi ko ugiye kuvanga ingaragu n'umudafite habarizwa. Oyo hafite. Yes, urakoze cyane. Yandi kumwe na mugenzi wanjye rero ngira ngo turubuze gufatanya muri iki kiganiro, tugenda tugana byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngahari twaragutumiye kandi turagushimira kuba ritabiye utumire bwacu. Hanyuma Christian, tugiye gutangira tukubwira amakuru meza kandi asa nkaho ababaje nanone. Urabyakira ute niwumva ababaje? Ndabyakira kuko nta kindi kintu mbona banakabihindura. Nta kintu abihindura. Yes, hari amakuru rero hanzanga mu binyamakuru byinshi twagiye dusoma ku mbuga nkoranyambaga agenda avuga ko Christian ari umwe mu basore beza, ariko nanone ngo babatinganyi cyangwa se bitwa abapede. Christian, kandi koko umuntu areba n'isura yawe nukuza. Umukobwa wese n'umuhungu wese yakwirukaho. Christian, ibyo bavuga ko nibyo? Aya ntabwo ndi umutinganyi. Urabihakana ushingiye kuki? Nuko ntarabikora. Yabashora ko wenda barambonye Usomana gusa. Ntabwo njya somana n'abagabo bagenzi banjye. Tuzaza gushaka umuntu aze kukwambura ipantaro yo mu bicupa pinyuma, agiye asanga wambaye pampasha. Ya. Kare. Christian ntabwo uri umutinganyi rero nkuko babivuga. Ahubwo se wowe bimbabwe n'icyo kwambara pampa. Ya, kuko nubona nizo nkuru tubamo kenshi dukunda guhura nabo, harimo ababyemera, wowe urumva ko bihakanye, juste bishaka ko byaba atari byo cyangwa se bikaba ari nabyo kuri k'umuntu nuko mubamo. Ariko benshi batubwira yuko bamwe ngo usanga mu inyuma yabo cyangwa se hari umugabo umwe ukunda gusohora amafilme ukunda kuvuga ngo ni mu gahumetso, usanga nyine ngo hararangaye. Abo rero rimwe na rimwe barahuye n'ibyo bibazo bakunze kwambara pampa ko ngo nk'iyo barimo bagenda bimwe mu bice cyangwa se bimwe mu nyama zimugize zibamo imbere ngo kenshi ngo zirasohoka. Urumva niyo myanda yindi nayo ntabwo ibasha kuba yagira gitangira itijya hanze. Hanyuma tukiri kuri iyo ngingo rero umaze kutubwira ko utari umupede nta nubwo wigeze ubawe, ariko wabarigeze wenda ugendana nabo cyangwa se ukabana nabo ku buryo wenda baba bivuga baba barakubonanye nabo wenda? Njyewe muri character zanjye ndi umuntu usanzwe uganira n'abantu bose, nsabarana n'abantu bose, nitaye kuri we n'icyo uricyo. Kumva none ndi kumwenda n'umuntu tuganira. Dushobora kuba twarabaye no mu gipangu kimwe, tugahurira gutya nyuma ku muhanda narimutse cyangwa yarimutse ahantu twabanaga nkamusuhuza, wabibona rero muri quartier agenda ajyana amagambo avuga ariko barabeshya ntabwo ari byo. Ukuvuga ngo ukuri guhari nuko utari umutinganyi. Utanafite sheri. Utera akabazo kihuse. Christian, uramutse ufite umukobwa ugukunda, sibyo? Akagushyira muri mood wenda yo kuba mwaryamana, sibyo?
aho kugira ngo uryamane n'uwo wenda urumva nawe mood wayigiyemo tayari aho kugira ngo uryamane n'uwo mukobwa kandi ubizi ko agukunda wowe utamukunda no kugira ngo iyo mood yawe ujye kugura indaya iyo mood yawe irangire wakora iki wakemera kuryamana n'uwo muntu udakunda cyangwa se wakemera kujya mu ndaya ariko kuri kondisimu akakubwira ati nitubikora ubwo turahita dukundana mbese ubwo gukundana nawe kugira ngo ndyamane nawe cyaba ari ikiguzi kugira ngo dukundane yego wakemera ukajya kugura indaya nta n'umwe nakwemera oya harimo choice imwe kandi igomba gukorwa harimo choice imwe abigenza ntera oya tuvuge harimo ikintu kimwe kandi kigomba gukorwa hagati y'uwo mushaka umukundana n'indaya yo kugira ngo wirangirize ibibazo reka tuvuge ko iryo tegeko wenda rivuye ahantu hakuru uburyo mutabikora wenda uri bupfe da reka tuvuge gutyo uri buze gutakaza ubuzima cyangwa se igitsina cyawe kikaba cyavaho kigahunguka wahitamo iki sasa kuri urazi buriya iyo uryamana n'umuntu utari uwawe byitwa gusambana ariko iyo uryamanye n'umudamu wawe warongoye bivuze ngo aho kugira ngo nkore icyaha kugira ngo nezeze umuntu uri ku isi byaba ubundi nkabona ibiki byaba wakijya mu ndaya ubundi nijoro ngiye mu ndaya naba nkoze icyaha ndyamanye n'uwo ngo tutarasezeranye nawe naba nkoze icyaha mahitamo yanjye nabireka simbikore kigahunguka igitsina cyanjye kigahunguka ugapfa kumubona ijoro Christian reka nungane mugenzi wanjye gatoya uravuze ngo ndamutse mbikoze ntamukunda naba mbuze ijoro kuko urimo urafokasinga cyane ku ijoro Christian ubundi icyaha wumva cyazatuma ubura ijoro ni ugusambana gusa kuri wowe oya si ugusambana gusa kuki ari cyo washyize imbere cyane ukumva ko ukumva ko uramutse ubikoze ijoro waritakaza nuko namwe icyo mwambajije nuko icyo twakubajije Christian uravugisha ukuri n'imbere y'Imana ibahuye mu ijoro ntabwo urasambana nakubwiye ko nkiri imanzi njye nkubajije iby'imanzi simbizi uri imbere ya miliyoni zirenga 50 ni ukuvuga ngo miliyoni 50 ni imitima Imana yishyiriyemo ubugingo bwayo urababwiza ukuri ntabwo urasambana okay maze no mu nzozi se ndabirota ntabwo urabirota nta nubwo ujya ubitekereza oya rega buri umuntu atekereza ujya ugira santima rimwe no kumva ugize nk'irari cyo kubakora imibonano mpuzabitsina narigira n'abantuzuye aha hanyuma rero Bibiliya iravuga yuko ngo nuramuka utanabikoze ariko ukabyifuza gusa uzaba umeze nka wundi wabikoze nimba usoma Bibiliya ntabwo urasambana ubwo reka nkwereke niba kwifuza ari icyaha nta muntu Imana itazagihanira ku isi ushobora no kutifuza gukora ibyo gukora sexy ukifuza n'umutungo wa runaka ukifuza n'ubwanwa bwanjye se byose ni ukwifuza kandi icyaha ni icyaha urakoze cyane Christian Imana ibo mugisha kugira ngo dusobanurire neza ariko ntago tunyuzwe hanyuma Christian ufite imyaka ingahe kugeza ubu 24 Christian amatape amwe namwe agenda akurikirana ku bana bakirimo kubyiruka b'abasore usanga ageza ku myaka 16 ukabona ruko natangiye guhindura ijwi rimwe na rimwe arabatangiye kubyimba amabere ugasa nkaho amera nk'umukobwa sibyo bamwe bajya bashyiraho n'inyagaruzi ngo kugira ngo aze ibyo twakunda kubikora kera none uko agenda akura hari ibintu bigenda bihinduka by'umubiri we hari icyo bita mu gifaransa erection cyangwa se kuba yaryama akiroteraho kamera nk'umuntu cyangwa se akarota ari gukora imibonano mpuzabitsina ibyo bihe nawe wabinyuzemo ibyo utabinyuzemo ntabwo waba uri muzima aha umunsi wa mbere urota uri gukora imibonano mpuzabitsina wirangirije ko yego ntabwo byabura wumvisha umeze ute icyo gihe wumvisha ari byiza okay kubera ko byabayeho simbyibuka n'ikera ariko byari mbamba ari byiza ariko ni by'akanya gato cyane ni by'akanya gato icyo gihe ubumaze gucyo ugasanga byabaye cyangwa se muri icyo gihe warimo birota watekereje iki icyo gihe muri ako kanya nyine urabyumva utekereza uri kubikora bya nyabyo aha ariko nta shiri ngira ngo najya kubimubwira nta kazi ngira ngo ndabona amafaranga njye kugura indaya ubwo urumva nyine ntabwo
ntabwo nategeye noroshya ubuzima, ntabwo natekereza ku kintu nta kintu ndi bwagihindureho, ubwo nyine nahise niyakira nta kundi. Yes, urakoze cyane. Urugize uti nta sheri nari mfite, nta mafaranga ngira ngo ndajya kugura indaya. Ni ukuvuga ngo nta nubwo nari mfite amafaranga, nta mafaranga mfite. Waravuze ngo nta kazi mfite, ya ngo ndabona amafaranga ndajya kugura indaya. Mu bigaragara rero si uko kuba utabikora ariko utabishaka, ahubwo ni ubukene ufite muri wowe, cyangwa se kuba nta mafaranga ufite yo guhonga abo bantu. Niko bimeze. Oya, si uko wenda nta mafaranga afite yo guhonga abo bantu, just ngiye kwinginga kuri nje ntabwo bikubaho. Washora yawe akamanika gata nana afite nashora yanjye. Ntabwo Christian, urakoze cyane. Ahubwo ngewe ndabona barakubeshyeye kabisa. Shaka gukunda abakobwa nubwo bavuga ko ushaka umutinganyi. Christian, hanyuma rero muri iyo myaka urabyirutse, ugeze muri icyo gihe cyo kurota, urarose. Uko biri kose iyo umuntu amaze kugera muri kiriya gihe atangira gusa nkaho abona abakobwa bose bari mu kigi cyo kumbara bakunze, agahitamo umwe akaba yamugira inshuti bigendanye n'imyaka ye. Kisa muri icyo gihe waragize igihe cyo kubashaka umukobwa aho inshuti yakaba hafi yawe. Nawe nize shaka gukongira isoni. Ugira isoni. Ntabwo ari imbere y'umukobwa n'itana. Ariko waramukunda, wari wabonye kumva uramukunza kuko ufite isoni zo kuba mubwira ko umukunda. Ndaharara nkanahararukwa. Uraharara ugahararukwa. Ubwo ngukunze none ejo nakwanga. Urumva rero ntabwo ari ikibazo cy'isoni ufite, ahubwo ufite ikibazo cy'iyo ndwara nyine muri wowe. Nta ndwara, ahubwo nshobora kukubona none nkabona ndagukunze, ariko namara kumenya karagiteri zawe birangira. Hanyuma Christian, twa tukiri muri iyo myaka yawe rero urabyirutse, inshuti wagiye uzibona ariko ukabona ufite isoni, mu kandi kanya tubwira ati ndaharara nkararukwa, mu kandi kanya ngo ngira isoni, mbega ibintu byawe urasa nkaho ntabwo ushaka kubyerura neza, ariko abadukurikiye ngo barimo barabyumva, bazi ubwenge bahita bakumva. Christian, urisiramuje? Nkwereke se? Oya. Ntabwo nshaka kunyereka, ndatuma ngira ubwoba. Yes, Christian, yes, urasiramuye. Niye mpamvu atumye kwisiramuza? Wavutse usanga byarabaye. Ari byo. Yes, rero kenshi dukunda kuganira n'abantu b'impuguke mu by'ubuzima, bakunze kutubwira ko umwana atemerewe gusiramurwa ari muto, ko bishobora gutuma agatsina ke kagwingira cyangwa se kakaba gatoya. Christian, nimba warakuze ugasanga usiramuye, ubu tuvuge ko udafite akantu gato koko? Agaki gatoya? Agatsina kawe, igitsina cyawe ngo si gito, ko nta gatsina kabaho, ni igitsina. Ubwo se cyaba gito cyangwa kinini? Cyaba gito cyangwa kinini burya ubwo nyine nuko ariko byiciro kuba gito bikabyara ingaruka, kuko ushobora kuzashaka umugore cyangwa se umusheri wawe yakumva ari akantu gatoya akavuga ati wa mutipe nta kigenda, no kubona ari ibogari gusa, sakantu byibuze ntanumva byibuze igihe twahuye, nabyo kumva biguteye isoni. Ndetse n'igihe wenda ushaka kubagiye nko mu ngando n'abandi bantu b'urubyiruko mushaka kuba mwahura, ukabagira isoni zo kugakuramo, akafata akandi babona kangana n'ako umwana w'uruhinja bari buze kunseka. Umunyarwanda ajya avuga ngo ubugabo si ubutumbi. No kuvuga ngo ubugabo si ubutumbi. Ushobora no kuba ufite nini, ariko ushaka kuba uri umugabo mu bitekerezo ariko hasi ntacyo ufite. Ni cyo ushatse kuvuga. Mu bigaragara ntacyo ufite rero. Oya nyine ikintu yashatse kugusubiza, yashatse kukubwira ngo ushobora kuvuga ngo wenda ngo ni gato kuko wenda bagasiramuje kakiri akana se, wenda ushobora kuba kakora ibyo umuntu wasiramu afite imyaka 15 wenda atagakoze. Yes, urakoze cyane Christian. Turi kumwe na Christian kuri mikoro na kamera za KALIMA TV. Ngira ngo abadukurikiye rero turabibutsa gukora subscribe kugira ngo mubashe kubona amakuru yacu umunsi ku munsi. Murabona ko dufite byinshi byo kubabwira muri uyu mwaka, dufite amakuru menshi yagiye atandukanye. Turi kumwe n'umusore mwiza cyane bita Christian, turacyari kumwe muri iki kiganiro. Christian, hari ikintu kimwe nashaka kugira ngo nkubaze kandi umubare umbwize ukuri. Nubwo utashatse kutubwira byinshi bikwerekeyeho, ariko uko biri kose baragize igihe ugira wambajije nagushubije. Wanshubije. Christian, ntabwo ni iki utanyuzwe ngo nkomeze nkubwire. Nashaka kubaza akantu kamwe. Wabarigeze byibura hari nk'umukobwa ndamugirana nk'ibihe ari inshuti yawe cyangwa se inshuti yawe gusa muri kumwe, ariko kumva ugize santima zo kuba mukora kwibere? Ni bya bindi byo kwifuza ariko ntabwo byabaye. Warabyifuje ntiwabikora? Ntabwo byabaye. Icyo gihe ubyifuza byari byagenze gute? Wari uri kumwe nawe muri ahantu quelque part, mwari mwamwe akantu se ujya mu kizunga, cyangwa se muri ubona afite utubere twiza dushinze uravuga ati wama byibuza nkakoza intoki ebyiri nkatacinga gusa?
uzi buriya kuri njye kwifuza ikintu ntari bubone ntabwo mbitekerezaho umwanya munini kandi ako warabyifuje bivuga ngo niba warabyifuje rero warabibonye icyo gihe ntabwo nabibonye kuko cya kibazo cyanjye nakubwiye cy'isoni ntabwo rwose ni nabona ubwo se mbikubwiye ngo reka nkore ukankubita urushyi kakubita urushyi yaba yakuretse ugakora mubwiye ngo reka nkore akankubita urushyi wakumva usebye sinahita numva ko isi yose yabimenye. Hanyuma rero Christian umaze kudusobanurira ko utari umutinganyi kandi umaze kutubwira yuko ugira isoni mu bigaragara ufite imyaka 25 uri umusore wagakwiye kuba ufite umukobwa uri hafi yawe urimo kwitegura kuba umupapa ufite umuntu ugomba kugutegera urugori kugeza ubu ufite ikibazo cy'isoni. Christian ko ufite isoni ufite imyaka 25 kandi ari ibintu mazemo igihe urabona bitakwerekeza kwinjira mu bapede? Okay, yega igihe kigira igihe cyacyo, yego igihe n'igihe cyacyo kandi burya ngo iyo usigire ishobora kubyara igihumbi cy'akabyara kiruka. Okay, manza kuyizi cyane. Ngewe rero kwereke se umuntu agira 35 ntabwo ujya ubona turabazi bamwe bagira imyaka 35 ariko yes ari bazima. Ariko Christian ndagira ngo ukurikire ibintu bibiri. Hari ibintu bibiri bishobora kubitera cyangwa se bitatu. Reka wenda mvugemo bibiri ningerageza kwibuka ikindi cya gatatu ndakivuga. Impamvu ya mbere yashoboka ko yaba ari cyo bita karande. Ntabwo nyemera neza ariko mu muco nyarwanda karande baho bamwe barabivuga. Hari igihe usanga ahantu bagira famiye abantu babo bose bagashaka bakuze 30 40 undi akagenda ari wundi bise ngo rumara inkwi undi akagenda ari wundi uvuga ngo ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikindi cyaka gishaka kubitera hari igihe umuntu ajya mu bintu byo kwiga cyane ugasanga yasaze mu mashuri wa mwanya wo kujya gushaka ntawe. Christian abadukurikiye kuri mikoro za KALIMA TV turagira ngo ubanze utubwire aka kantu gato kwibagiye kukakubaza. Ufite level y'amashuri ingana iki? Ntabwo nize. Ntabwo wize. Na garden se nayize. Na garden ntabwo wayize. Ariko kugeza ubu ngubu wabasha kuba wamenya icyapa kikuyobora. Ari umuntu mbaza. Ko sinze gusoma no kwandika. Ntabwo uzi gusoma no kwandika. Ariko ukoresha telefone. Nyine no gushyiraho X. Ukatumenya ngo igisi ebyiri uyinishere wanjye. Uzi nimero mfite mu mutwe. None se Christian nka sheri wawe kuri telefone handitseho gute? Ahubwo nta mushiki wawe ufite ngo mundangire. Christian imitego wundi kugutega kuri kwisimba. Aho nagiye nanzi kugiye gutumbwira ngo nashyizeho akantu. Mukanye maze kumakanira ko ntawe. None nkatamenya ko ndi byose wa mbere. Okay, ikintu uri kumbaza nacyumvisha ugushaka kumbaza ngo nzazana umugore ryari ese ufite sheri. Okay. Buriya ikintu kigira impamvu yacyo. Asanga wenda rukuzi nuko bitewe n'ibyo nabonye mu ngo zitandukanye. Sangwe umuntu ashatse wenda afite 20 ibaze ashatse afite 23 nzanye umwana imyaka 19 cyangwa 20 ntararangiza kwiga cyangwa se ntarajya hanze ngo arebe uko n'izindi ngo ziba zubatswe ngo baganire. Impamvu yanjye niyo ngiyo ituma naza n'umugore. Yes, urakoze cyane Christian. Ngira ngo hari ikibazo kimwe nshaka kukubaza wenda uko biri kose uvuze ko ugendana n'urubyiruko, ugendana n'abakuze, ugendana n'ingeri zose zigiye zitandukanye zikakwisanga. Yore wese ushatse ko tuganira turaganira. Yes, niyo mpamvu nayo yavuze ko ari ingeri zose. Hanyuma Christian noneho rero ugendana n'urubyiruko uko biri kose muratandukanye ntabwo bose bateye nkawe. Hari abasore usanga birirwa mu bakobwa ugasanga rimwe na rimwe umukobwa uje nonaha sujejo bundi nyamara mukagenda nawo ukabibona. Iyo ubibona wowe ubwawe ku giti cyawe ni iki kintu ubona kidasanzwe muri wowe? Usanga ari wenda karande zabo cyangwa ariho vizigeze. Ariho vizigeze. Ubwo ugiye guhita umbaza ngo kuba iki gitarangira iyo viziyo. Nenge guhita mbikubaza ariko iki ayo mahirwe ataragusekera. Oya none se mu ishuri burya mu ishuri haba yuwa mbere n'uwa nyuma. Wenda nanjye wenda okay mu ishuri habamo uwa mbere n'uwa nyuma kandi bose baba barabohereje kwiga. Kandi byo nta n'ugenda avuga ngo azaba uwa mbere cyangwa abo uwa nyuma. Bose bagenda bagahurizayo. Kuba ngo babiri baburana harimo bigize nkana. Buriya rero nanjye wenda ashobora kuba nzaza muri abo banyuma wenda nkava nko ku mwanya wa nyuma nsanga wenda ku mwanya mbere muri cya gihe cyanjye wenda nzahita mvuga nti n'uyu nguyu umwuga witangiye.
Yes. Urakoze cyane Christian, ngira ngo abadukurikiye kuri mikoro za Kalima TV rero turakomeza kubabwira ko mukomeza kudukurikirana umunsi ku munsi mukora subscribe, hanyuma mugakora like, mukageza no kugenda musharinga amakuru yacu kugira ngo abashe kugera ku bantu benshi. Ngira ngo Christian, iki kiganiro cyacu kirimo guca kuri TV live, ngira ngo turi buze kwakira n'ibitekerezo by'abantu bagiye batwandikira, hari byinshi bagiye bakubaza. Ngira ngo mu kanya nibyo tugiye kwinjiramo no kugira ngo abadukurikiye no bumve yuko twabatumikiye. Hari umuntu wa mbere ubajije ikibazo, avuze ko yitwa Kamana ari Bugesera, aravuze ati mutubarize uwo muntu witwa Christian, ninde muntu yibuka mu bantu biganye byibuza yibuka akagira nakaye kanashobora kuba mwibukiraho? uwo muntu ntabwo yatangiye ikiganiro kuko navuze ko ntizi. Yes, ngira ngo yavuze ko atize, ngira ngo hari uyu muntu nashaka ko ashaka gutega umutego ngira ngo yumve neza ko ashobora kuba mbeshya uko. Yes, hanyuma hari undi ubajije arabaye mutubarize Christian ni intore. Intore. Uri intore. Nanjye reka ahita mwunganira. Niye mpamvu cyangwa se niki kigaragaza kuri intore? Nuko ndi umunyarwanda. Kuba ndi umunyarwanda kandi rwose ndi umusore ugira icyo ashaka. Okay, umuntu umusore ufite icyo ashaka kandi ngomba guharanira, ubundi intore nigira ikintu haranira kandi kakigeraho. Nanjye rero vuga ko ndi intore kuko ntabwo nujuje 100% kuko wenda mubyo nashatse ko ngeraho mbigeraho, ariko ndi intore. Yes, hari undi utubaje ati Christian tubwiye ko atize ariko ko biri kose abasha gukurikira amakuru ku maradiyo, ku mateleviziyo. Arabaje ati Christian mumutubarize ati nimba azi minisitiri w'intebe w'u Rwanda ati na perezida wa Sena. Ntabwo mbazi. Christian ko kitabaza baba. Narabibagiwe nari mbaza ariko ntabwo. Ako perezida Repubulika uramuzi? Perezida Repubulika uramuzi? Yitwa nde? Yitwa Kagame. Yitwa Perezida Paul Kagame. Yes, Christian, hanyuma rero ndagira ngo ugire inama utanga ku rubyiruko uko biri kose wagize amahirwe yo kwirinda, ntiwabasha kujya mu bikwanduza byinshi, ugerageza kwirinda nubwo wenda navuga ngo ni wowe wabyishoboje wabitewe n'isoni nkuko wabyivugiye, ariko wenda rimwe na rimwe nizo soni zishobora kuba zaragize akamaro kuri wowe. Gira nk'inama aho urubyiruko rukunze kwishora mu biyobyabwenge, rukunze kwishora mu ndaya, ugasanga ubuzima bwabo ntabwo bugenze neza. Gira nk'inama wabaha. Uwaba ataragira ikintu kimwangiza. Hari abo ngubu bumva ko umusore arangwa no kunywa itabi se, kwirukanka mu bakobwa cyane se, n'amaboko kuba umusore ari uguterura ibyuma bakangana aba bandi ba kera ntibuka amazina. Buri wese agira amahitamo yiwe, buriya nawe nabigiye kizagera bagaruke. N'abagiye bazagaruka. Uravuga ngo umuhana ngo avayo n'umuhana, buriya nabo bazagenda nibabona ibyo barimo atari byo bagaruke. Ikibazo cya nyuma Christian, ni izihe nzozi ufite ku muntu ubona muzabana cyangwa se ku mugore wawe wifuza kuzashaka? Kuko rwose igihe kizagera ushake, ntabwo uzapfa udashatse, ugomba kuzabyara ukabura umuryango. Ni izihe nzozi ufite rero ku muntu muzabana? Bavuga wa mugabo ngo yaravuze ngo biba byiza ngo uzanye umugore ariko ubu bikaba akarusho ubyihoreye. Ariko kubw'umubiri watunaniye ugomba kumuzana. Nanjye mu mahitamo yanjye ndamutse nzazana umugore uko numva twazaba tubanye, numva ko nta mubabazo. Sinamubabaza, sinamubwira nabi. Umugore agomba kuba ameze ate? N'izo nzozi agomba kuba ameze ate mu nzozi zawe? Noneho inzozi zanjye, umugore agomba kuzaba ameze ate? Sinagendera ku mitungo, kwasa, indeshyo n'aho akomoka, ko yize cyangwa atize, ku rukundo. Mukunda nawe nkunda, nta cyaruta icyo ngicyo. Yaba ari inzobe bikaba ari akarusho. Oye uko yabasa kose cyambere n'umutima. Yaba mugufi yaba muremure. Ubu ngubu uramutse uzanye umugore mwiza w'ikizungereza, wasohokana cyangwa ajyana na kirora abandi bakavuga ati kabisa ora yarashatse twe twayerekeje abandi.
no kuza ariko mwagera mu rugo akagenda ashibura nagushibura abantu bazi bari basubiro bituka no kugera wabunze uraho ngaho utitaye pasa. Kristo tutari twasoza kino kiganiro ngira ngo wenda uvuze kuri ako kantu reka nkavugeho neza. Hari n'undi ushobora gushaka mugasohokana ahantu nk'umudamu wawe n'andi mafamiye ahantu wagera kumva ufite isoni zo kumujyana ahubwo noneho ukatuma ugatisubira mu rugo cyangwa se ukamutaho ukajya kwishakira abandi. Nabyo bibaho, hari benshi byagiye bibaho. Waramushatse utamukunze, ubaramukunze ariko waramubonye mu mfuruka ntoya utarabashije kureba hirya ngo urebe ko hari abandi beza bahari. Noneho wamugezayo ukavuga ati Mana yanjye barampfunyikiye, ubundi umuntu amushatse nkumirije kwambwa ati ba wicaye aho ngaho, ukajyana n'abandi bagabo bari kumwe n'abagore babo, wowe ukamusiga kubera ko ufite isoni zo kumusohokana. Niyo mpamvu rero ugomba kubanza gutagetinga cyangwa se kujya mu intego y'uburyo umugore agomba kuzaba ameze kugira ngo utazifuza abandi. Kuko impamvu ya mbere mbivuze ibi ngibi, ufite navuga ngo uzahura n'ibikomere byinshi. Cya mbere cyo wagiye ukunda ariko ukagira isoni. Kuko kugira isoni rero abakobwa benshi bagiye bagukwepa kandi beza. Kuba ugira isoni rero hari uzaza ari wowe waje kwiteretera kuko ufite isoni n'ubundi umwiza utapfa kumwigondera. Uwo muntu rero ndazaza atagukwiriye. Niba azaza atagukwiriye no mu gusohokana rimwe na rimwe ageze agutera isoni kumujyana kuko n'ubundi yaje mu buzima bwawe atari wowe washyizemo imbaraga zawe kuko ntazo ufite, ari wowe wazishyizemo kugira ngo akubone. Fana kumva neza. Niyo mpamvu mvuga ni jya n'intego uvuga ati noneho nkanjye Kristi hari ikintu ngiye gukora kugira ngo nzashaka umugore uzaba umwiriye. Agomba kuzaba ameze gutya, agomba kuzaba afite amabona dedera nk'aya Sasha cyangwa se Shadibu cyangwa se n'abandi bakobwa beza tuzi hanze ahangaha. Agomba kuzaba ari umukobwa muremure, atari muremure mu bujyakuzimu ahubwo afite uburebure buzamutse hejuru. Ku ishuri twakunda kuvuga ngo uriya muntu ngo afite umukobwa mwiza ngo ariko ngo nyine ngo ni muremure mu bujyakuzimu. Muri minisitiri w'ubutaka. Ba minisitiri w'ubutaka ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho rero sasa turagira ngo noneho namu badukurikiye harimo urubyiruko rwinshi, harimo abakobwa beza benshi badukurikiye babashe kuvuga turiya mutipe cyo koza ndikumva ibintu arimo kuvuga ashobora kuba nanjye nakwiyumvamo, reka nze nanjye na applying. Oya urazi se ngo nguri kubitekereza cyangwa se n'uwaza aje kunyiteretera ashobora kuza agasanga se simbirimo akaza ashaka iby'ubutaka kandi nyine ibyitonze. Njye nakubwiye ngo mpararukwa vuba cyane ko burya yego ashobora kuza akamfatirana ariko ntabwo ndi umuntu nemeje ko tubana, ntabwo najya kumusohokana wenda ngo muhishe agenda nyine nkamwereka n'abandi bakamubona kuko nemeje ko tugiye kubana byaba ari ibyo nyine. Christian, mbabari twakubaje ibibazo byinshi, reka dusoze kuri aka kantu kamwe ngiye kukubaza. Ushatse umugore ukunda mukenya, ugashaka umugore mwiza ukunda mukenya, hakagira umuntu w'umukire umukunda akagusaba kuguha miliyoni 200 z'amadolari kugira ngo aryamane nawe gusa ijoro rimwe yongera mu kugarurira, wabyemera? Nzi ibyo numbaje nabibonye muri film aho cyangwa nani warebye urangije. Oya njye ni ibintu ntekereje gusa tu. Ibintu ntekereje. Hamu umugore wanjye murakennye mukodesha inzu mu 15 nabyo bitaboneka. Ubwo urumva ni yanzu nyine ubusanga imbeba ikushugunyaho igikombe iguruka, urumva abana mubyaye urumva nta bushobozi mufite bwo kubarira. Noneho haje umukire batura umugore wawe mbabara ndyamane nawe ijoro rimwe gusa ndaguha miliyoni 200 z'amadolari. Noneho banzu zishyira mu Manyarwanda twumve nama miliyaridi n'amafaranga mwaza ry'ubuzima bwanyu bwose n'abuzukuru n'ubuvivi na zambeba zo mu nzu mwari mutunze zigakira zikabyara zikororoka. Reka nkubwize ukuri. Tureke kwiyemera utubwize ukuri. Kwiyemera y'abantu ntabwo namumuha cyangwa bamuha ashaka amarana ukwezi. Aya ntabwo njye namumuha ajya mbere nk'abandi ngo yamubwira ngo yamwongeza n'irindi joro. Aya njye ntabwo namumuha. Ubwo se kushaka kumumwima noneho yarangiza agaca inyuma akajya kubikora kugira ngo arengere urugo rwe. Ubuze icyo gikosa nabo ngoze ntabwo ngoze icyaha cyo kugurisha umuntu, ariko ntabwo yabagiye kandi umunyarwanda aciye umugani w'ikenze rimwe n'abakimaze. Se Yesu ko yapfuye kuba mugambaniye agapfa ntiyazutse. Yesu nose nawe ugereranya na Yesu? Ntabwo mwigereranyije ariko twese tuvuga ijambo ry'Imana twemera ko hari abazazuka. Yes, arakoze Christian rero kuri mikoro na kamera za Kalima TV. Ngira ngo twagiranye ikiganiro cyiza kandi kiryoshye. Ngira ngo abashaka kugira ngo bajye babona ibiganiro byacu no kujya kuri YouTube channel kandi kamijambo Kalima TV, hanyuma
ukareba amavideo yacu menshi agiye ariho, hanyuma ugakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibintu byose turimo tubategurira uko biza umunsi ku munsi. Christian, ngira ngo noneho wagira nk'ijambo rimwe gusa, rimwe rifite amasegonda atarengeje 20 ubwira abadukurikiye ubundi ukahita ubasezera. Christian, nkunda abanyarwanda, nkunda abantu bose. Ndumva icyo ngicyo nababwira, ndumva birahagije. Abakunzi bacu rero ngira ngo twari turi kumwe na Christian kuri mikoro za Kalima TV. Amakuru yacu nakagaruka. Imana ibarinde kandi mukomeze kugira weekend nziza. Ciao.